extraction of chlorophyll from leaves is the result to test if the leaf contain starch. Iyo twe extractinga chlorophyll tuyikura mu kibabi dukoresha alcohol. Iyo dutestinga ko ikibabi gifite starch dukoresha iodine solution. Niyo mpamvu rero ituma iyo tugiye gukora izi experiment abanyeshuri barimo biga bagomba kumenya ko kimwe nicyo kiduha kumenya ko ikindi gihari. Icyo nababwira kuri starch rero, starch it is like a glucose or energy stored in the leaf. Starch akenshi tuzi ko ari photosynthesis. Ibiti rero biproducinga glucose mu gihe photosynthesis irimo iba. Iyo glucose yabaye nyinshi mu kibabi, iriya glucose iragenda ikikonvatinga cyangwa se glucose igahindukamo starch. Iriya starch ibiti bikipinga cyangwa se bifata nkaho ari food igomba kugira ute kubitunga. Uretse ibiti natwe abantu iriya starch idufitiye akamaro kuko akenshi biriya biribwa bifite ama starch. So we can use starch for food production. Mu gihe turi gukora nk'imigati, amandazi, buriya hariya haba harimo starch. The reason why we need starch to use for food production. Reka tujye muri experiment y'ukuntu dushobora gutestinga the presence of starch in the leaf dukoresheje iodine solution. Hari ibikoresho akenshi dukunze gukoresha, hari leaf from plants, water, alcohol, iodine solution, test tube, and we need also fire cyangwa se umuriro kugira ngo tubashe gushyushya amazi mu gihe dutangiye experiment. Tugiye gufata cya kibabi kiri muri ya mazi ashyushye tuvanye ku muriro tugishyire muri ka kantu nababwiye bita test tube. Nitumara kugishyira muri ya test tube tugiye kongeramo alcohol. What does it mean to add alcohol in the leaf? Kongeramo alcohol hari icyo bisobanuye. Iyo twongera alcohol mu kibabi, aha ngaha tuba tugiye ku extractinga ya chlorophyll yari iri muri cya kibabi, tuyikura muri cya kibabi. Nitumara gushyiramo alcohol muri cya kibabi kiri muri test tube, tugiye gufata ya alcohol na cya kibabi kiri muri test tube tugishyire hehe muri ya glass ifite amazi ashyushye. Nitumara kubiterekamo ni ukuvuga ngo ubwo dufashe test tube ifite cya kibabi inafite na ya alcohol, tubishyize muri ya glass ifite ya mazi ashyushye. Dutegereze gatoya biri ku muriro. Nyuma yabwo cya kibabi tugiye kugikuramo tugishyire kuri petri dish. Nitumara kugishyira kuri petri dish tugiye kongeramo iodine solution. Gushyiramo iodine solution bishatse gusobanura iki? Aha ngaha cya kibabi cyari cyatakaje ya green color cyari gifite, gisa naho kibonerana, kiri transparent. Iyo twongeyemo iodine solution tuba tugira ngo turebe ko cya kibabi gisubirana ya green color yacyo cyari gifite. Iyo bibaye ni nacyo kitubwira ko ikibabi gifite starch. Iyo bidakunze tuvuga ko kiriya kibabi kidafite iki starch. Murakoze cyane. Nuko nguko dushobora gukora experiment dutestinga the presence of starch using iodine solution.